Hayi ciao mumeze mute? Rubyiruko ndabasuhuza inshuti zanjye dusangiye kuba nyine tungana gutya kandi twifuza ibyo twageraho. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'urubyiruko. Akenshi usanga hari igihe bihebye bari mu bibazo cyangwa bumva ese nakora iki, byagenda gute. Rubyiruko rero, ejo hazaza hawe hari mu biganza byawe, wowe mbwira. Rubyiruko bagenzi banjye, mwaramutse neza? Uyu munsi ndashaka kuganira namwe ku kintu gikomeye cyane. Kwiteza imbere. Kwiteza imbere bitangira mu bitekerezo. Uko witekereza niko wiyubaka. Ntugatekereze ko ibintu byose biba byiza ngo utangire. Gutangira hasi si ugutsindwa, ni ishuri ryo kwiga no kwiyubaka. Iminota 30 ku munsi yo kwiga ishobora guhindura ubuzima bwawe. Isi yarahindutse, telefone ufite ishobora kuba ishuri, akazi cyangwa bizinesi, ariko biterwa n'uko uyikoresha. Rubyiruko rero, wavutse ufite agaciro. Ejo hawe si impanuka, ni icyemezo ugomba gufata. Impamvu mvuze aya magambo, yewe ndi umwanditsi w'ibitabo, nkaba ndi umubwirizabutumwa, ariko impamvu wenda nshaka kubabwira, ushobora gukoresha telefone yawe mu bintu bitandukanye. Ushobora gutangira like kuri TikTok, Instagram, ushobora gukoreraho ugakora amafaranga make ugitangira, ariko bigenda biza ukazamuka. Njyewe nahisemo umwuga wo kwandika ibitabo bitewe n'ubuzima naciyemo cyangwa n'ibyo mbona hano muri iyi si. Naje gusanga umuntu ntabwo abaho kubw'impanuka, ahubwo hari impamvu umuntu abaho. Kandi n'ibyo duhuriramo nabyo muri iyi si, hari byinshi bigenda bitwigisha amasomo kugira ngo ejo hacu hazaza tuzabe dufite uko tumeze. Hari igihe ujya ucika intege, uhuye n'ingorane, uhuye n'ibibazo, ugasanga umutipe w'imyaka 20, 25, 30, ugasanga ntacyo urageraho mu buzima, ntunateganya gushaka, ntunateganya se mbyaye umwana byagenda gute. Ariko mu mutwe wawe, mu bitekerezo byawe na decision ufatira ibyemezo byawe, ibyo nibyo bizakugira uwo uriwe. Rero uyu munsi naze kubabwira ko ushobora kubaho utagendeye ku muntu cyangwa utabeshejweho n'umuntu uwo ari we wese, kabone n'ubwo yaba ari mama wakubyaye cyangwa papa wakubyaye. Icyangombwa ni ugutekereza, think. Ukavuga ese njyewe uyu muntu njyewe nzagera kuki, nzaba meze gutya. Ugafata umugambi w'ubuzima bwawe ukavuga ati mu myaka 2 cyangwa mu mwaka 1 ngomba kugera kuri uru rugero. Iyo rero usenze ugashyiramo Imana irakuyobora kandi irakugayidinga muri byose. Aya matelefone dufite ni ikintu cyiza. Harimo tekinoloji nziza, harimo AI ishobora kugufasha kuba wabona ubuzima. Harimo AI ishobora kugufasha gushaka akazi ndetse ukanihangira umurimo wawe, icyo bita your own business, ukikorera. Hari business nyinshi ushobora gukoreraho, nk'iyo kuba wasobanura indimi, nk'iyo ushobora kuba wakwandika ibyo bita word cyangwa kwetapureta,
cyangwa ukaba wakora PowerPoint ukazikorera abantu bazikeneye ugahembwa. Hari byinshi ushobora kuba wakorera kuri telefone yawe, ariko abantu benshi ntibabizi kuko tujya kuri social media duscrollinga, tureba ababyina, tureba abamasuzi, turi abakobwa beza cyangwa abahungu beza. Ibyo nibyo bitubamo. Ariko se rubyiruko, wowe wicaye iwanyu uba kwa mama wawe mu myaka ufite 20, 25, 30, 30 ugasanga uracyicaye iwanyu, uracyagaburirwa n'ababyeyi bawe, nta nubwo ushobora no kuvuga ngo wakodesha inzu cyangwa wabasha kubaho. Ndagira ngo nkugire inama, burya kuvuka uri umugabo ni ikintu cya mbere. Kuvuka uri umugabo, burya witwa umugabo ukivuka. Iyo uvutse, ubundi mu kinyarwanda bavuga ngo kwa runaka babyaye umugabo. Rero iyo umaze kugera mu isi niho utangira gufesinga ibibazo cyangwa guhura n'ibibazo. Ibyo bibazo nta muntu uzabigushoboza usibye wowe uzatekereza kugira ngo wivane aho uri wigeze ahandi hantu. Nta muntu uzabigukorera. Inshuti yawe ntizabigukorera, ahubwo inshuti zawe zizagukereza. Umusheri wawe, umugore wawe, iki ntabwo azabigukora, ahubwo ashobora kugukereza. Hari n'igihe biba ngombwa ko dutandukana n'abo dukunda kugira ngo tugire icyo tugeraho, kuko abo dukunda badafite icyo batugezaho, ahubwo bahora badusubiza inyuma. Hari nubwo tugeraho dufata umwanzuro wo kuba twenyine, kuko abo twari twizeye baduhemukira cyangwa tugahura n'ibindi bibazo bikomeye. Ariko ndagira ngo nkubwize ukuri uyu munsi, impamvu ngira ngo nkugire inama nanjye nuko nafashe umwanzuro wo kugira ngo niteze imbere, nirinde gusabiriza, nirinde kwiba, nirinde kubeshya, ahubwo njye ibyavuye mu maboko yanjye, nk'uko Bibiliya ivuga ngo Adamu uzajya urya ari uko wiyushya akuye. So rero uyu munsi ndagukangurira kugira ngo uhaguruke, ukoreshe social media neza, ukoreshe AI neza, kugira ngo ubashe kugira icyo ubasha kwigezaho. Mukobwa, muhungu, wowe ukiri muto, wowe ejo perezida w'ahazaza, wowe ejo meya w'ahazaza cyangwa seneta w'ahazaza, ntabwo ibyo uzabigeraho wicaye. Ntabwo uzabigeraho wicaye mu rugo. Ntabwo uzabigeraho uba kuri social media kwifotoza gusa no kohereza amafoto kugira ngo abantu babone kuri mwiza. Ntabwo ubwiza baburya. Burya ubwiza n'ubwenge bigomba kugendana. Iyo uri mwiza ntugire ubwenge, usanga warapfuye ubusa cyangwa ugapfira ubusa umuryango wawe. Ariko ndagira ngo nkukangure uyu munsi wa none kugira ngo uhaguruke, umenye icyo wakora, umenye n'ibyo wacamo. Mu bintu byose ducamo si impanuka, kuko Imana hari umugambi wayo yaturemeye kugira ngo tubashe kugira ngo tunyure muri izo ngorane, kandi izo ngorane zidufashe gukura mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibitekerezo. Buriya hari umuntu ushaka gufata w'imyaka 25, 24, 30, ariko ukamubarira muri akaba afite ibitekerezo nk'iby'umwana w'imyaka 5. Akaba ari wa wundi ufite ibitekerezo, uwo ngo ntimwagendana ngo mugeraneye. Usanga wamusize mu nzira, kandi biragoye kugira ngo wongere usubire inyuma kugira ngo ujye kumufata. Rero inama nakugira, inshuti yanjye, haguruka ukore, haguruka ukoreshe social media neza, haguruka ukorera amafaranga. Inshuti cyangwa abagore n'abasheri bazakwizanira. Wibirukaho, ubwo bazaza bakwirukaho. Icyo nicyo nkubwiye, niyo nama y'umunsi. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.